cyatubwiye ngo Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga. La masepo. Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga kandi ahombye ibyifuzo byaba ku buzima bwawe. Ni kuwiteka mwe ngo ninkubwire, erega nagutumweho kandi mpora ngutumaho, n'ubundi nzanagutumaho. Navuze ngo ibyifuzo by'abanyamahanga bihombe kandi bidibe, na Imana kuzamura amavuta y'umunezero mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Nibidibe utabarwe ngo ahombye ibyifuzo by'amoko, ahombye ibyifuzo by'amoko menshi cyane, ngo kandi aburizamwo imigambi y'abanyamahanga, aburizemwo imigambi yose ku buzima bwawe mibi, aburizemwo imigambi yose ku bwawe. Imana ikugire neza, Imana igushyigikire, Imana iguhembure. Bidibe utabarwe, bidibe ugende, bidibe urinde, bidibe ngo ahombye ibyifuzo by'amoko, ahombye ibyo byose, maze nawe utabarwe. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza. Turabashuhuje bene data, nshuti z'Imana, abakunzi b'umusaraba, abantu Imana yaronse ishyanga, Imana ikunda, kandi abantu bakunze gukorera Imana mu buryo bwiza. Nagira ngo nongere kubasuhuza abari muri Amerika mwese, Imana ibahe umugisha. Abari muri Canada namwe ndabashuje, nubwo nzi ko saa mu kiryamye. Abari mu Burayi hose, ibihugu by'Uburayi murabizi cyane. Abari muri Comor, nshuti yanjye cyane bayo. Abari muri Guadeloupe, hari n'abari muri Mayotte, nabo ndabashuhuje bose. Barazi abanyumva ko tuziranye biyumve. Shuhuje abene data bose bari mu Rwanda, i Kigali, Kacyiru, hirya no hino, za kanseri jyaho hose, kandi mbabwira ngo Imana ibahe umugisha. Kuri jyo wakare ndabashuhuje. Navuga ngo ndetse Nyabugogo, Marato mwese aho ngo nkunda amahoro, Imana ibahe umugisha. Mu migina mwese mbabwire ngo Yesu arabakunda kandi nimugubwe neza mu izina rya Yesu. Imana ibatabare mu buryo budasanzwe, Imana ibarengere mu buryo budasanzwe, kandi Yesu abere ingabo ibakingira. Ndasuhuza abari muri Australia, namwe mugire igicamunsi cyiza. Nongera gusuhuza abavandimwe bari Dubai, Imana ibahe umugisha. Twongera kwihanganisha inshuti yacu cyane, umubyeyi bagize umugabo yaratashye, bagiye gushyingura Cape Town. Ndamushuhuje, nzi ko yari yagezeyo n'indege avuye kwa Zulu Natal. Imana iguhe umugisha. Twongeye kwihanganisha Pastor Diane, Pastor Dina nawe n'umuryango we kubura berseri wiwe. Imana ibahe umugisha. Mwese turabakunda mwese abadukurikiye. Imana ibahe umugisha, kandi dukomeje kwihanganisha n'abantu bose bari guca mu bigeragezo bikomeye. Tubabwira ngo mwihangane. Iyi ni Tubagiraneho Ubwuzu TV, TUT, televiziyo yanyu, ndetse bakunda aho umuntu yashaka ijambo ry'Imana, kandi babwira ngo nimukomere. Imana ibahe umugisha. Rero ningiye Pastor Ntambabazi Jean Baptiste, muri kumwe ni kuri ya programu yacu ya buri munsi y'ijambo ry'Imana. Nubangu uyu munsi tugeze ku munsi wo kuwa gatanu, aho tugiye kureba amagambo y'Imana. Twatangiye ko ngiye buri cyumweru nzanya shyiraho intego, rarika n'abandi rumva ijambo ry'Imana, rarika n'abandi batugereho, rarika n'abandi badufashe, rarika n'abandi tubashe kumva ijambo ry'Imana byo rukwiriye. Imana ibahe umugisha. Navuga ngo Yesu abagire neza. Nshuhuje abantu mwese abari mu bitaro barwaye, Imana ibahe gukira, mugire neza. Twongeye guhobera bene data b'Abarundi, abandi no kugumbira niko babyita, turabagumbiriye rwose. Turabashuhuje Kongo jambo, Tanzania jambo, abandi Uganda mwasuzutya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, n'abandi hirya no hino twabasuhuza mu buryo bwose. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana tubabwira ngo hari umuntu mwubakunda, Imana irabakunda kuruta ibindi bintu byose. Nyinshi mwaje gukunda hagarukiza hasho, reka Imana idukunda forever. So Imana ibahe umugisha, nyiri cyubero, nyiri ubutware, nyiri ubushobozi, nyiri imbaraga, nyiri gukora. Ndagira ngo unyemerere kano kanya abo tugiyoganira ku ijambo rya Imana nabo bafashwe, kugira ngo ufunguye video wese atangire kumva ko ari cyumukoreye mu buzima bwo mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, kandi Imana ibashyigikire. Tumaze kubona amagambo nkunda kuyasubiramo kugira ngo utarayabonye nibura agira habibona. Aho twahereye ku munsi wa mbere mu byibuke, tuganira ku cyo twita ikimenyetso cya mbere kivuga ngo Imana ikurokora mu biganza bibi. Aho twarahasobanuye ukuntu Dawidi yavuye mu biganza bya Kishi. Mu munsi wa kabiri ndababwira ngo Imana ntigiburira inzira umukiranutsi, ariko imuhagezeho ikibazo kiri. Ubundi Imana iguhinzira umaze kuyibura, wageze hafi yawe yiburiye. Ni byiza ko ugeraho ukeneye ugasaba Imana igikwiriye,
shaka igaho usabe Imana akazi, shaka urugo usabe kubyara, mbega gira ibintu ugera hafi yaho buriza ko nabo bageze ku nyanja itukura babuze inzira Imana irayibaha. Twakurikiye ku munsi wa tuvuga ngo Imana igutegurira meza, mu kimenyetso cyerekana ko Imana muri kumwe tugenda kwifuriza nuko Imana igutegurira meza imbere yabisha. Ariko twavuze neza yuko ababisha ameza itegura ataraye ibiryo ataraye ikinibutsa n'uwambwe ngo nzakamukatire kamwoherereze uyu munsi karamugeraho ntagire ikibazo ambarire gutinda sijya, ariko biraza kumukundira. Ndamushuje Monika Imana imuha umugisha ari mu cyo gihugu nawe ubwo azaherereye, Imana imurengere kandi Imana imugira neza. Uwo mvuga ni Monika mushiki wanjye nawe arabizi mukobwa wanjye, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero dukurikiye kundi munsi ejo wahatambutse twabonye amagambo atubwira ngo igushyize mu kiganza cyayo. Warora ubundi nta muntu wabarira uri kure y'ikiganza cy'imajyo ni ikindi kibazo, ariko twumva isobanuro tubwira ngo Imana ikize mu kiganza cyayo kugera kurokore. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu, ndabakunda cyane ngaho Imana bagire. Uyu munsi rero tugiye gukomereza ku ijambo tuvuga ngo ikindi kimenyetso cyerekana ko Imana muri kumwe, niba kidahari Imana ikigukorere, nuko Imana igota, Imana igira ibyo ikora. Kadusoma amagambo tari hano muri Bibiliya tugiye gusoma. Amagambo agaragara muri Zaburi 33 uhereye ku murongo w'9 kugera ku murongo wa 11 na 18 na 2 wayisoma nta kibazo. Haravuga ngo kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera. Ahandi ngo Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga, akuraho ibyifuzo, akuraho ibyo amoko yibwira. Imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose, ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Imana nitugire neza. No kuvuga ngo hano ngo akuraho, ariko iyindi sobanura ngo ahombya. Iyo usomye neza mu yindi version ya Bibiliya hari ukuntu Imana ihasobanura neza cyane, aho ndimo ndebano ku bitabo bindi imbere bice 33 uroye neza ku murongo wa 11 haravuga ngo imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose. Imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose. Umurongo w'10 Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga, kandi akuraho iby'amoko atekereza. N'aya magambo shaka ko tuganiraho avuga ngo Uwiteka, uko dusomye amagambo y'Imana ari hano, haravuze ngo Uwiteka ahindura ubusa Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga, akuraho iby'amoko yibwira. Imana itugereza cyane mu izina rya Yesu, kandi Imana idufashe mu buryo bukomeye. No kuvuga ngo hari amagambo tugiye kongera kureba hano nanone tubyumve neza. Narabikunze mu rindi rurimi nubwo ntajya ndumenya cyane, ariko njya ngerageza nkarusoma. Ahantu havuga ngo Mukama agwaho okutesa kw'amawanga edibya ni edibya ebirowozo by'abantu by'abantu cyangwa by'abantu muri ubwo buryo. Ndashaka kuvuga ikintu cya mbere ngeneye kuri ibintu, kuri ikimenyetso cya gatanu nifuza ko Imana ishyira ku buzima bwawe, ishyira mu mibereho yawe, kandi Imana ikagendana nawe hirya yo kubona ko yagukuye mu biganza bibi, gushakira inzira, gutunganyiriza ameza, gushyira mu kiganza cyayo. Aha rero naho nuko Uwiteka akuraho ibyifuzo by'amahanga nk'uko twaganiriye. Hatubwiye ngo Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga, akuraho iby'amoko yibwira. N'amagambo Zaburi yavuzwe na Dawidi avuga ngo Uwiteka akuraho iby'amahanga yibwira. Nuvuga ngo hari iby'amahanga yibwira ku buzima bwawe, ndaje kureba kubyitaho tujye kubyumva cyane. Akuraho imigambi y'amahanga. We wakwibaza ngo genda ikihe gihugu, ariko icyo bisobanura. Ubundi ijambo umunyamahanga muri Bibiliya mu gihe cya kera ni umuntu wese wari utari umwisiraheli. Nk'uko uyu munsi nawe mu gihugu urimo bakufata nk'umunyamahanga kuko nturi uwabo, wavuye ahandi ku ruhande. Bo rero bumvaga ko umunyamahanga ari umuntu wari utari umwisiraheli. Noneho muri Bibiliya umunyamahanga ni iki? Ni umuntu utazi Kristo,
kabiri ni umuntu utazi neza amasezerano yawe, muri make ni umunyamahanga ku masezerano yawe, ntazi n'icyo Imana yavuze, ntazi n'icyo Imana itekereza, stile ni umunyamahanga ku byo Imana yakuvuzeho, ntazi icyerekezo cyabyo, ntazi n'iyo kiva n'iyo kijya. Uwo ni umunyamahanga. Ikindi ngo akuraho iby'amahanga atekereza, akuraho ibyo amoko yibwira. Aya moko tuvuga samwe yo mu Rwanda twabonye, ahubwo hari amoko y'abanyamagambo, amoko y'abasakuza, amoko y'abanegurana, abantu bagutega iminsi, abantu bafite ibyifuzo byabo biri aho ngo bakarunda aho ngaho. Rero kuri uyu munsi wa none, bakozi b'Imana, bavandimwe, nshuti zatubagiraneho ubwuzu TVTUT, nkubwire ngo by'ukuri aya magambo ushaka kuyagira yawe, ngo akuraho ibyifuzo by'amahanga. Nuvuga ngo ni amagambo birakomeye ukwiye gufata ahangaha. Aratubwiye ngo Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga. Icyambere, ahindura ubusa imigambi y'amahanga, imitekerereze y'abanyamahanga, imivugire y'abanyamahanga, gukora kw'abanyamahanga, ngo ibi abihindura ubusa. Iri jambo ngira ngo uryumve twitonze, ufite umwanya wo kubyitona, ntashaka kwihuta cyane, nkubwira ngo ahindura ubusa izo nama zabo zirimo akavuyo, akabifata akabihindura ubusa. Ngo Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga. Nuvuga ngo ya mahanga yose akuzengurutse, ya mahanga atazi icyo wavuganye n'Imana, ya mahanga abwira ko utarongora nkaho wagira ngo we warabyibagiwe, ya mahanga abwira atese ko utabyara akagira ngo we kubyara warabyanze, mwabwira ati ko se udashakaza akagira ngo we warakanze. Ya mahanga buri gihe ahora ayumva ko yatega ya mitego, ngo buri gihe ngo ajya ibintu. Nuvuga ngo iyo migambi yabo ayihindura ubusa. Ariko aho ni imigambi y'abanyamahanga ku buzima bwawe, iy'abarozi, y'abagome, y'abapagani, y'abanyamagambi, y'abasenya, amahanga yo kuroga, amahanga y'ububeshyi. Ibyo byose ngo Imana ikuraho imigambi yabo. Halleluya. Ikuraho imigambi. Barategura bakakurwanya, bakurwanirira, bakubeshyira ikabeshyuza, bakagambana ikagamburuza. Ni ukuvuga ngo ni uburyo Imana ikuraho imigambi y'abo banyamahanga ku masezerano yawe. Bivuze ngo bantu b'Imana rero, umunyamahanga ni umuntu wese abona ko udafite ikigukingira, akumva gufata ukuntu ashaka, akibaza ko hari impamvu runaka uri kuba byizaniye, cyangwa impamvu wapfakaye babyishakiye, cyangwa impamvu utashyingiwe babyisha. Ni uburyo abanyamahanga bagira agasuzuguro, bakumva hari baguhoza munsi y'ikirenge cyabo. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo Uwiteka ajya akuraho iyo migambi y'amahanga. Ayo migambi y'amahanga mu bisebye bashaka kurwana, gutera no kwabuza amahoro, ntibatundira kubaha amahoro. Hari inama z'amahanga tuvuga, si Uburayi, si Amerika, si ni ba bantu batazi neza impamvu usenga Imana, batazi neza impamvu bana n'Imana, batazi impamvu ukorana n'Imana. Bega ni abanyamahanga ku mugambi we mwiza, ni abanyamahanga ku byo utiza. Ugasanga buri gihe barashaka kugira imigambi ngo yice iyo migambi, nubanga yiburizamo. Halleluya. Iyiburizamo iyo migambi ikava mu nzira, Imana ikayiburizamo. Data twese rakumve aburize nk'iyo migambi y'abanyamahanga, abantu b'abagome bapanga, bavuga, abaguhiga. Ndi kumva ijwi ry'ubuhanuzi rikomeye rivugira menge rimwira ngo nukuri Imana igukuye inama z'abanyamahanga, igukuyeho umugambi wabo. Ko abanyamahanga ntiyatinya kuroga, ntiyatinya kwiba, ntiyatinya kwica, ntiyatinya gusambanya, ntiyatinya kukwambara. Ni umunyamahanga ku bintu byose wakora, yibitse nk'ubupagani, yibitse nk'ubugome, yibitse ibintu byinshi, kandi wese yabangamira imibereho ye, ko niko abayeho, niko ateye. Ariko icyiza kiri cy'ijambo ry'Imana avuze ngo Uwiteka akuraho imigambi y'amahanga. Halleluya. Akuraho imigambi y'amahanga, akuraho imigambi y'abagome, akuraho imigambi y'abagambanyi, akuraho imigambi ya sekibi, akuraho imigambi y'ijwi ritari ryiza, akuraho imigambi y'abadayimoni baguhagurukira, akuraho imigambi cyose kikanda kiva mu nzira. Imana igashyira umugambi mwiza. Imana nishimwe cyane. Ijambo rya kabiri twabonye ryari rikomeye cyane, rivuga ngo akuraho iby'amoko yibwira. Akuraho iby'amoko yibwira. Aho bavuze mu Kiganda ngo niyedibya.
edibya ebirozo by'abantu arabiho kudiba. Ijambo mu kiganiro ndarikunda cyane, reka mvuge ngo nibidibe. Ijambo kudiba ubundi mu kinyarwanda edibya guhomba, kudiba ubundi nicyo bazi kinyarwanda. Kudiba ntabwo isukari diba, umuceri ntudiba, ntabwo amabata diba. Ubundi ibi byose bidiba babaye mu cyaro mubyibuke, niba byari njya kujyana ku isoko habura uburyo ukabijugunya, ugasanga icyo wajyanye kigize agaciro, kitakaje agaciro kurusha agatebo wagitwayemo. Nicyo bita kudiba. Burya avoka za diba zabo uzirya ko ntawo wazishyira ibintu byinshi, kwa kundi utwara ibintu ku isoko wabura ubigura ukabijugunya, icyo bitwaye nk'ambaraje kabigira agaciro kuko ibyo wajyanye. Aharavuze ngo adibye imigambi cyangwa se akuraho ibyo amoko yibwira, akuraho niyedibya ebirozo, avanaho ibyifuzo byabo bigabadibiraho nibidibe. Amagambo akabadibiraho ngo ntuzabyara ukabyara, ntuzaheka bikadiba, batarapfuye bikadibuka, bahumva nibidibe ku buzima bwawe. Ibyifuzo bya satani, by'abarozi, by'abapagani, by'abagome, by'abagambanyi, nibidibe ku buzima bwawe n'ibihombe, kuko Imana ibikuyeho by'amoko menshi, y'amoko y'abantu batameze atazuriwe. Abo mvuga ni y'amoko y'abapagani, abasinzi, abasambanya, abajura, abantu bumva bugiye bazi ko bagufatira ku munwa, bumva bigira ko bakugira ingozwe umuheto, ngo akuraho ibyifuzo byabo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Akuraho ibyifuzo, nuko ijambo twasomye ryatubwiye, akuraho ibyifuzo kandi yabikuraho bigahita bigenda. Ni ukuvuga ngo iyo bavuga ngaha ngo okutesa mukama agwawo, akuraho okutesa kw'amawanga. Mani tugire neza, Imana ikuraho, Imana ivanaho, Imana ihindura ubusa imigambi y'amahanga. Kuru past fondima mu buzima bwawe, Imana ikureho imigambi y'amahanga, ikureho imigambi y'abarwanya umwana, y'abarwanya ubuzima bwawe. Akuraho amahanga, nayasobanuye n'abantu bose batazi icyo Imana yavuganye nawe, ni n'abanakize bakugirwanya bari ku ruhande rw'amasezerano. Aba ngo aguha okutesa, akuraho, avanaho. Imana ishimwe cyane. Akuraho okutesa kw'amawanga, yigizayo imigambi yabo, ibyo bavangamo, bavugiramo, batongana, bavuga nabi, bavuga amagambo. Akuraho imigambi yabo. Gatatu, Imana nishimwe cyane. Twabonye ijambo rikomeye tubwira ngo kandi ahindura ubusa. Ijambo rya mbere, ahindura ubusa imigambi. Ikimenyetso kindi cyerekana ko Imana muri kumwe, nuko ihindura ubusa imigambi y'abanyamahanga ku masezerano yawe. Ngo ntuzabona icyo nkiri ahangaha. Rero nkubwire ngo ndi kumva navuga ngo uvuze ngo ntuzabona icyo nkiri aho, noneho reka kibone kandi uri aho ngaho. Nuvuga ngo Uwiteka ahindura ubusa, Halleluaaaaa, ahindura ubusa imigambi y'abanyamahanga ku buzima bwawe. Icyo ni ikimenyetso ukwiye kumva ko Imana hinduye ubusa imigambi y'abarozi, imigambi y'abapagani, imigambi y'amadeni, imigambi ya sekibi, imigambi yo gupfakara, imigambi yo kugubwa nabi, imigambi yo guserera, imigambi yo kubura impapuro. Kwagenda Imana ashaka gusenga, ari gupe dusengana, babwira ngo Imana ikureho iyo migambi. Ijambo ryakurikiyeho ngo kandi rya mbere ni ukuburizamo, ikurikiyeho akuraho ibyifuzo by'amahanga. Imana ikura ibyifuzo by'amahanga. Ni amagambo y'ubwenge. Aho nasomye mu kiganiro havuze ngo niyedibya, arabihombya ebirozo, ahombye ibyifuzo byabo. Bati ntazabyara ukabyara, ntazarya ukarya, ntazambara ukambara, ntaziga ukiga, ntazajya hanze ukagenda, ntagenda ntazara ukagaruka. Ugasanga buri gihe ibyifuzo byabo bahombeho, barabyikoreye. Nk'uko umuntu agiye muri ibintu ku isoko yabura abakiriya, akabimena agatahana agatebo yabitwayemo. Nuvuga ngo kugera ubwo icyo ujyanye ku isoko gitakaza agaciro cyane,
hanyuma ugatahana icyo babitwayemo kandi mbere byari bihenze, nuko ngahombye ibyifuzo byabo, iby'abarozi bihombe, iby'abagome bihombe, iby'abapagani bihombe ku buzima bwawe, ibyo kugambanira bihombe, ibyo guhiga bihombe, ibyo ashaka gutuza bihombe. Imana ihombye ibyifuzo by'abanyamahanga ku buzima bwawe, ihombye ibyifuzo batekereza kuri wowe, ibihombye. Ni amagambo twasomye muri Zaburi ya 33 ku murongo w'10 n'uwa 11 ngo kandi hahirwa ishyanga bifiteho Imana h'umutabazi. Reka bidibe, reka bidibe, reka bidibe, reka bidibe, byongere bihombe, ibyifuzo bihombe, by'abarozi bihombe, by'abagome bihombe, iby'abeshyirana bihombe, sakuza bihombe, maze nawe ukuriraho, ugwiriraho, ubyariraho, uzamukiraho, uterera imbere aho, winjire mu masezerano baraho, winjire mu mbaraga baraho, bihore bidiba, nawe ukugirwe neza. Bavuge ngo ntuzabyara ubyare, maze badibe, ngo biradiba bikadiba, ngo ni yehe dibya ebirozo. Aha bihombye, yongera bihombye, ahombye ibyo abadayimoni bashaka guteza, ahombye ibyo abapagani bakonga bazana, ahombye iby'imigambi y'abantu, ahombye ibyo sekibi yaterura, ngo nukahombya iyo migambi gahomba muri make bikamena, kugira ngo nawe wigire imbere. Imana iguhe umugisha, Imana igutabare mukozi w'Imana. Nibyo bintu bibiri navuze kuri uyu munsi wa gatanu. Icyambere, Imana umva, Imana ikora ikintu gikomeye ku mugambi y'amahanga yaguteye. Hari ikintu Imana ikora kandi gikomeye cy'imbaraga twabonye dukwiye gutekerezaho, cyatubwiye ngo Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga. Masepo, Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga kandi ahombye ibyifuzo byaba ku buzima bwawe. Ni kuwiteka mwe ngo ninkubwiye, erega nagutumweho kandi mpora ngutumaho, n'ubundi nzanagutumaho. Navuze ngo ibyifuzo by'abanyamahanga bihombe kandi bidibe, na Imana kuzamura amavuta y'umunezero mu izina rya Yesu. Oh haleluya! Nibidibe utabarwe, nibidibe utabarwe, ngo ahombye ibyifuzo by'amoko, ahombye ibyifuzo by'amoko menshi cyane, ngo kandi aburizamwo imigambi y'abanyamahanga, aburizemwo imigambi yose ku buzima bwawe mibi, aburizemwo imigambi yose ku bawe. Imana ikugire neza, Imana igushyigikire, Imana iguhembure. Bidibe utabarwe, bidibe ugende, bidibe urinde, bidibe ngo ahombye ibyifuzo by'amoko, ahombye ibyo byose, maze nawe utabarwe. Imana ibaha umugisha, mugubwe neza. Yari TUT tubagira n'ubwuzu TV, turabakunda cyane. Imana ibaha umugisha. Dukwiye nk'amagambo angahe aravuze ngo nibidibe cyangwa nibihombe ibyifuzo by'amoko, kandi aburizemo imigambi y'abanyamahanga ku buzima bwawe. Ngiyo rero none ikimenyetso cy'uko ni Uwiteka aburizamo imigambi y'abanyamahanga. Kabiri, yarangiza agahombya ibyifuzo byabo. Bifuje kutabaho, dore ubayeho. Bifuje kutagira ubuzima, dore urabugize. Muri make bahore bahomba, nawe wunguka bahomba, wunguka bahomba. Ibyo bagambiriye bipfe, imigambi bazanye itatanye, byange urugambo ruze rubadibireho, nawe utangire utabarwe. Imana ibaha mu izina rya Yesu, turabakunda. Imana ibaha umugisha. Imana datangira icyubahiro, nyiri urukundo, nyiri ubushobozi. Sengeye ubwo umwami munkurikiye kano kanya ngo ubahe umugisha, ubambike imbaraga kandi babere ngo bakingira, ubafashe muri byose, bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom.